Kuri ba bantu mukunda agasobanuye k'ubwenge, mfashe umwanya nonaha kugira ngo mbararike maze mwegere hino muzane agatebe twicarane mumfashe kureba iyi filime iri hano. Urabona ko dutangiranye n'umwana ari kugenda hano. Umwana ari kugenda gake gake muri salo, gusa akiri aho ngaho yagiye kubona urugi ruri kunyeganyega. Noneho yitegereje neza abona ni amasura y'abantu bipfutse mu maso. Nyagasani, uyu ni umwana, gusa ni umwana ufite ubwenge. Umwana yaracecetse ahagarara ahantu hamwe ku buryo nta nubwo yari no kunyeganyega. Barakwereka uyu mugabo wa mbere yarinjiye, uwa kabiri yinjiye ararikiye muri salo, ari kureba muri salo. Uyu mwana aragenda mu mufuka we gake gake, bucece ahita akuramo telefone. Uyu mwana agenda ari kunyomboka gake gake, ndetse uri kubona ko afite n'imfunguzo mu ntoki. Uyu mwana yaje ari kunyomboka ari gusohoka muri salo, kandi abajura bo nimwe bari binjiye. Uyu mwana barakwereka yahise afata iyi telefone, arangije afata ibifunguzo araza afunga izi nzugi. Niba wageze ku uyu muyoboro, ndakwinginze kugira ngo ukurikire filime witonze, uraza gusobanukirwa. Barakwereka abajura hano batangiye gushaka ibyo biba mu isaro y'aba bantu. Nyagasani, batangiye gushaganyura hirya no hino, barashaganyura. Ukurikire filime witonze. Gusa umugabo umwe hano akaza gucunga hirya no hino. Barakwereka uyu mwana yarangije gufunga urugi, ahita asohoka ari kwirukanka, ndetse na telefone arayisohokana y'aba bagabo. Kurikira filime maze aba bantu batangira kuza gushaganyura. Ni abajura, reka ndeke kubita abantu beza, kuko buriya ni abajura buriya ni nk'abicanyi. Barakwereka hanze y'icyo gipangu uru rugo bari barimo. Barakwereka hari undi mugore wari uhategerereje, ariko uvuga ati ni ukubera iki batinze, ni ukubera iki. Barakwereka n'uyu mwana yarasohotse hanze, asohoka ariko uvuga ati aba bajura, ati nkora iki. Uyu mwana barakwereka nk'umwana uzi gutekereza, yatekereje kure rwose. Aravuga ati ikintu ngiye gukora, ngiye guhamagara dadi aza areba aba bajura bari hano mu rugo. Ukurikire filime witonze. Ku rundi ruhande hano hari uri kwitotomba ari kuvuga ati aba banyagoko batinzeyo, ati reka mbahamagare. Ukurikire, kumbi telefone yari ari guhamagaraho uriya mwana twe tuzi ko ari we uyifite. Uyu mugore yarahamagaye, gusa ari guhamagara ntiyagira umuntu umwitaba rwose. Uriya mwana yari yifitiye telefone ye mu mahoro. Uyu mugore yahamagara ntiyagira umuntu yitaba, akongera akitotomba akavuga ati asye, ati bagiye kunyicira misiyo kandi. Ukurikire filime witonze, ndetse nkwibutse gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Uramutse udakanze subscribe biragoye ko wazongera kubona agasobanuye nk'aka ngaka, kandi nta handi hantu wagasanga uretse ku Musemburo Films ndetse no kuri My Life Films. Aho hantu kari habiri niho ushobora kugera ugakora agasobanuye nk'aka ngaka. Reka dukomeze filime yacu. Barakwereka umwana yagiye kubona abona uyu mukobwa nawe yinjiye mu gipangu. Yari ari gusohoka yerekeza ku gipangu, ari kuvuga ati ngiye gutabaza. Uyu mugore acinjira mu gipangu. Uyu mwana nawe yahise agenda gake gake nka kuri yubibonye, ahita nyomboka. Uyu mugore arabanza aratambuka. Barakwereka uyu mwana yahise afata kino gipangu, aravuga ati Nyagasani, ati umva buretse ndareba uburyo baraza kuva mu iyi nyubako. Uyu mwana yaje ku gipangu naca atangira kugikinga. Abantu kwinjira biroroshe, ariko gusohoka birababera ikibazo. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa. Barakwereka mu kazi kose. Muri salo hari abari mu kazi, hari abari gushaganyura hirya no hino, bari gushaka akantu ku kandi. Ntabwo tuzi ngo bari gushaka iki, kuko abangaba iyo bari n'abajura bari kuba bibye n'iyi televiziyo bakagenda, kuko muno hari ibintu byinshi bakabaye bafashe bakagenda rwose. Uyu mwana uri hano nawe yaraje ahita guhatikaho inzugi zose, izo ku muryango ndetse n'izo ku gipangu. Uyu mwana arangije ahita aza yihagararira hano yitseba inyuma y'imodoka. Barakwereka mu nzu hari abari gushaka, bari kuvuga ati ubu byaba biherereye hehe, ntabwo tuzi ngo ni ibiki bari gushaka. Intebe zose, ibintu byose byo muri sare aba baragiye barabitagaguza. Hari ibyo bari gushakisha, bari kuvuga ati ubu biherereye hehe, ntabwo tuzi ngo ni ibiki. Gusa nukurikirana filime witonze uraza kumenya ibyo ari byo. Aya ni amatsiko batwicishije kugira ngo tuze kureba ibyo ari byo. Gusa icyo nzi nuko turaza kumenya
barakwereka batangiye gushaganyura hirya no hino, bari gushaka buri kimwe cyose mu ntebe, buri hamwe hose bari kuhashaka. Aba bantu manza ari abantu badasanzwe, we ntabwo ari abajura. Barakwereka uriya mugabo uri hirya hari agapapuro yaguyeho, atangira kuvuga ati yewe, ati ubanza ari iki ngiki, ati ndi kubona wagira ni iki ngiki, kurikira. Maze uyu mugabo aravuga ati njye ntabwo nzi gusoma, ati ariko wowe soma vuba vuba maze urebe. Uyu mwana barakwereka hano ari, yaravuze ati ubu ngubu ndi kubona nta kindi kintu cyo gukora, ati kandi ntabwo nava hano muri uru rugo nsizeho bari abantu. Barakwereka yakuye indi fone atangira guhamagara. Uyu mwana yatangiye guhamagara umusaza papa we, aravuga ati dadi twatewe, ati niba uri hafi rwose gira vuba utabarira igihe, utabare, ati kuko muno mu rugo hari abajura barimo kandi ndimo njyenyine. Uyu mwana we yarazi yuko ari abajura. Kurikira filime witonze. Gusa twe twabibonye hari ikindi kintu bari gushaka, ariko n'uyu mwana ntabwo twamurenganya kuko ari gukoresha ubushobozi bwose se afite kugira ngo aze kubarwanya. Uyu mwana aravuga ati rwose gira vuba vuba, fata niba uri nakure fata imodoka yihuse maze ugere hano mu rugo. Ati sahizi ubu ngubu njye mfite ubwoba rwose, ntabwo nzi ukuntu biri buze kugenda. Ati nihisha ahantu, ariko ntabwo nkeka yuko mfite umutekano uhagije. Ati papa ndagutegereje mu masaha makeya kandi ndakwizeye ko uri buze kuba uhageze. Ati nukuri kw'Imana gira vuba vuba uhagere. Uyu mwana ise aramubwira ati sinone, ati hari utuntu narindimo, ariko uyu mwana aramubwira ati rwose ibyo urimo byose byihorere maze ugera aha ngaha, ati kuko ndagutegereje. Barakwereka reka tugaruke hano muri salo. Umugabo uri hano hari ibyo yatangiye kubona, atangira kubibika. Nyagasani undi nawe agumya gushakashaka. Uyu mugabo kubera ko atagenderaga inzira imwe, barakwereka yageze no kuri kararonje nakara gacomokora ngo nako agatware, aje ku iserire asanga umuryango urafunze. Nyagasani reka turebe ukuntu aba bantu bari buze gusohoka mu iyi nzu. Aravuga ati ahantu ndi kubona hafunze rwose. Abwira uyu mugabo mugenzi we, aravuga ati mu mwanya wanjye, ati nawe va urebe, ati ndakeka niba ndi kurota, ati ariko siko biri, ahubwo wowe va wirebere, gusa imiryango irafunze. Yo ntabwo tuzi ukuntu bari buze gusohoka mu iyi nyubako. Kuyinjiramo byaboroheye ariko kuyisohokamo bigiye kubihurizo. Gusa twabibonye umwana uri hari, uriya mwana bamwita Divina naryo n'uryibagirwe. Nawe afite ubwenge yabakoreye ubucuyi. Maze uyu mugabo aravuga ati reba niba utinjiye ugahita ufunga. Maze uyu mugabo mugenzi we aravuga ati njye ntabwo nigeze mfunga. Maze uyu nguyu nawe aravuga ati gira vuba mani, ati nizere yuko uri kunkinisha, gusa twe turabizi yuko aba bantu bagoswe. Uyu mugabo yatangiye kwisakasaka, aravuga ati si buriya aharaho naba nazifungiranyije. Uyu mugabo aravuga ati reba rwose buriya wazifungiranyije. Uyu mugabo amaso yatangiye gutukura, ibyuya bitangira kugwa, atangira kwibaza uburyo ari buze gusohoka mu iyi nyubako. Byari ihurizo. Uyu mugenzi we aramubwira ati kuza kumbabarira, ntabwo nigeze mfunga hano hantu. Baravuga bati turabigenza bite? Aba bagabo batangiye kubira ibyuya nta kintu bikoreye ndetse badafite n'urugendo rurerure, batangira kwibaza uburyo barava mu iyi nyubako. Byari byabaye ikibazo. Kurikira iyi filime witonze, nakubwiye ngo uri buze kuryoherwa ukimara kubona yuko ari njye wakakugerejeho. Uyu mugabo yatangiye kuvuga ati dushaka ikintu twakora. Maze uyu mugabo nawe atangira kuvuga ati si urabona ari iki twakora kugira ngo dusohoke mu iyi nzu. Aravuga ati nawe uri gutekereza nk'abana rwose, ati njye ndakeka ari wowe ufite imfunguzo. Atangira kumushaka, arangije aravuga ati mana yanjye, ati biri buze kugenda bite? Muri filime zose nakoze iyi ngiyo ni iya mbere. Maze uyu mugabo aravuga ati reba ukundi kuntu wabigenza, ati si cyangwa iyi serire tuyice. Gusa zino serire zo mu bakire ntabwo ziba zoroshe kuzica rwose. Aba bajura batangiye gupanga nk'abaryi b'imbuto. Baravuga bati rero nta kindi kintu twakora uretse gutuza. Ako kanya nyirabuja wari wabohereje yatangiye kubahengerereza mu madirisha,
aba bagabo baramubwira ati mabuja, ati twashatse ahantu twanyura twahabuze, ati iyi nzu ubanza irimo abazimu, ati kuko twinjiye muri iyi nzu byoroshye, ati ariko kuva mu byabaye ihurizo, ati mu kuza kwinjira mu iyi nzu twaje hafunguye rwose, ati ariko twagezemo dushatse gusohoka iyi nzu inzugi zose zifunze. Maze uyu mugore arababwira ati mwabaginga mwe muri gutinda, baramutse babasanze aho ngaho mwasobanura iki? Bakomeza kumubwira bati twabashatse ahantu twanyura twahabuze. Uyu nguyu yari yitaye ku nyungu ze, ntabwo yari gusobanukirwa ibyo bari kumubwira. Ubwo aba ngaba bagumye mu gihirahiro bashaka ahantu banyura, barahabuze rwose, namwe muri kubibona. Iyi ntabwo ari inkuru mbarirano, namwe muri kubyibonera. Barakwereka uyu mugore yarababwiye ati mushaka ukuntu mwasohoka mani, ati mwe kuja muri aba bana, ati nababwiye nzi yuko muri aba kapo, ati ariko ndi kubona mugiye kuntenguha. Maze aba ngaba baramubwira ati si none uri kubona turanyura hehe, uri kubona turabigenza gute? Aba ngaba kabumiyemo baravuga ati ni ukuri mabuja, ati twabuze ahantu twanyura, ati ni ukuri kw'Imana ibyo turi kukubwira ni ukuri, ukurikire filime witonze. Nyaboneka niba ari ubwa mbere wagera ku uyu muyoboro ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi, nurangiza ukande share kugira ngo kagere ku bantu benshi, ndetse utere na comment uko wabyumvise kugira ngo kajye kakugeraho buri gihe bikoroheye. Barakwereka bagumye hano, uyu mugore aguma ari kurunguruka mu iki kirahuri, gusa bari babuze umwanzuro w'ikintu bakora, gusa nta kindi kintu bakora atari ugusohoka mu iyi nyubako kubera ko icyo ari cyabajanyemo bari bakibonye, ariko ntabwo babona ukuntu bavamo kubera yuko hari hafunze. Ubwo uyu mugore aravuga ati ninde waba wafunze hano hantu, niba mwabonye ukuntu mwinjiramo, ati mwaba mwabuze uburyo musohokamo gute? Maze uyu mugore bakamubwira bati basi wowe ushaka ukuntu wadufungurira, ati turakwinginze. Maze uyu mugore arababwira ati nta kuntu nabigenza, ati cyangwa niba mufite imfunguzo muzime maze nze kubafungurira. Maze uyu mugabo aramubwira ati si twaba dufite imfunguzo twe tukaba tutafunguye? Ukurikire filime witonze. Nyagasani, ese biraza guherera he? Biraza kugenda bite? Reka tubitega amaso n'amatwi twirebere. Barakwereka abangaba bari hano, bari kurebera mu kirahuri, baravuga ati ko ndi kubona bari gukingura, ati urasi nyiri rugo waba ugeze hano? Nyagasani, ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore arebye aravuga ati bagiye kubasangamo karabaye. Ubwo ngubwo nubwo tutari kubibona neza, ariko nyiri urugo birasa nkaho yari ahageze. Abo ngabo batangira kumubona bakavuga ati uriya mugabo ntabwo ari we nyiri urugo wa hano. Ukurikire filime witonze. Ese naza kubasangamo biragenda bite? Nyagasani, abantu bazi no kugira n'ibibazo. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugore yatangiye kubabwira ati mushaka hano mwihisha, ati musaza wanjye araje. Uyu mugore atangira gufata ku mpanga ari kuvuga ati isosi yanjye iguyemo inshishi. Maze aba bagabo batangira kumubwira ati rero uze guceceka ntihagire umuntu umenya yuko turi hano ngaha. Uyu mugore aravuga ati ni ukuri kw'Imana brada wanjye araje agiye kudusangamo. Araje arababwira ati ndi kubona yegereje ku muryango, ndi kubona yaje, murebe uko ndi kuntu mwihisha rwose. Barakwereka ntibwatinze koko brada w'uyu mukobwa yaraje. Nyagasani, uyu mukobwa yazanye abajura mu rugo rwa musaza we. Ntabwo tuzi ngo ni ibiki bari baje kumuhigira, ntabwo tuzi ngo ni ibiki bari baje kumwibira. Barakwereka aka kana ka Divina kaje gasatira aho bano bantu bari. Mushiki we yahise yihisha hano, gusa aka kana ko ni akana gafite ubwenge, kahise kaza kari kumusatira. Uyu mugore ahita akikabona atangira kuvuga ati Divina, amakuru? Ati bimeze bite ko nari nabasuye ngasanga ntago muhari? Aka kana kati wari wadusuye? Ukurikire filime wowe witonze. Uyu mugore atangira kwijijisha gutya. Uyu mugabo atangira kuza mwegere, maze uyu mugore akibona uyu mugabo nk'umuntu wese nyine uri kuri manganya, atangira kuvuga ati twari twabasuye. Maze uyu mugabo nawe aramubwira ati si none abantu numvise bari mu nzu yanjye bimeze bite? Barakwerekana aba bagabo bagiye kubona babona umugabo rwose yabagezeho, nyiri urugo yabagezeho.
baravuga bati turabigenza dute? Maze uyu mugabo atangira kuvuga ati rwose turebe ukuntu twihisha. Uriya aramubwira ati manura masike, manurira mu maso masike bataza kukumenya, ukurikire filime witonze. Maze uyu mugenzi we aravuga ati mwana, ati n'ubundi byarabuye masike hano nta kintu imaze. Uyu mugabo, aba bagabo bombi uko ari babiri baravuze ati twihishe mani bitaza kutubana ibibazo. Barakwereka udusakoshi twose bari bafashe ndetse n'ibipapuro bari babatumye bari bakibifite mu ntoki. Aba ngaba bashatse ahantu bakwiza umutwe barahabuze rwose, batangira kwirukira inyuma y'intebe, ukurikire filime witonze. Aba ngaba batangiye gushaka ahantu bitsimba kugira ngo barani batagera mu nzu, nibagera mu nzu bataza kubabona. Ese niko biragenda koko nta muntu uri buze kubabona? Reka tubitege amaso turebe. Barakwereka buri umwe wese yitsembye umwe ku giti cye, yishe ku giti cye. Gusa uyu mugore kano kana kari kumubwira ati abajura mwazanye bari hehe? Aka kana burana nako gafite ubwenge bwinshi karakazi. Aravuga ati abajura mwazanye bari hehe? Bura nicyo cyiza cyo gutoza abana banyu kugira ubwenge hakiri kare. Uyu mwana iyo bari umuntu w'ikimara yari buze kurebera. Barakwereka uyu mugabo akimara gufunga urugi, hari uwo yabonye yihishe, aravuga ati wati ndarota cyanga. Yaramubonye aho yari yitsibye. Uyu mugabo yari yihishe na hano ari kugaragara rwose. Uyu mugabo yaje ari ahamusanga, ubwo ndavuga nyir'urugo yaje musatira, aramubwira ati kanguka wa muginga we, ati ahantu uryamye ni mu rugo rwawe. Aramubwira ati haguruka umbwira ikintu cyakuzanye hano mu rugo rwanjye, ukurikire. Ubwo sister uri hano yatangiye kuvuga ati yewe agiye kundaburiza, ati nyagasani agiye kundaburiza, ukurikire filime witonze. Barakwereka kakana ka Divina nako kagiye aho undi yari yihishe, nako karamubwira ati haguruka wa kigabo we, ati haguruka wowe watuziye mu rugo utabiherewe uburenganzira. Aka kana karamuraburije. Barakwereka ikigabo, ibigabo byatangiye kumera nk'ibigabo byariye ibiryo by'abana. Uyu mugore atangira kubabwira ati ntimugire ikintu muvuga, ati rwose nimufunge iyo minwa yanyu hatagira umuntu umenya ko ari nje wabohereje hano. Barakwereka uyu mugabo nyir'urugo yatangiye gukusanya abagabo, atangira kubicaza hasi ku muntu uwo ari we wese ufashe ibisambo mu rugo rwe. Ndetse n'uyu mugore nawe atangira kwijijisha, atangira kwifata nk'atabazi. Uyu mugore rwose ni umunyabwenge, atangira kuvuga ati ninde wabazanye muri uru rugo? Barakwereka umugabo umwe uri hariya yatangiye kumanika amaboko kubera ko yari kubona yuko rwose yatsinzwe. Atangira kuvuga ati ndabingize ni mumbabarire. Uyu mugabo aravuga ati ndavuze ngo vuba hano ndetse ufate n'ibyo wari ufashe mu ntoki, kurikira filime witonze. Uyu mugabo yaramubwiye ati fata ibyo bipapuro wari ufashe mu ntoki maze ubizane hano. Uyu mugabo yatangiye kugendera kwepa. Maze uyu mugabo aravuga ati urambwira ikintu wari ugiye kumaza zino mpapuro, ukurikire filime witonze. Uyu mugabo aramubwira ati zenguruka uve mu ntebe nurangiza uze hariya. Uriya mugabo yari kuvuga ati rwose ndakwingenze shefu, ndakwingenze patron mbabarira. Aka kana nako barakwereka katangiye kubakuramo ibi bimasike ndetse gatangira no gufatanya na se gukubita abasambo. Iki nico nemerera abana bo muri 2025. Abana b'iki gihe baje bafite ubwenge rwose. Umwana wavukiye ku itara nta kintu mwaza muvugana. Urabona ko uriya mwana afite n'ubwenge bwo gufata telefone agahamagara se akavuga ati papa, ati turatewe mu rugo hinjiyemo abajura. Ubwo uyu mugabo yatangiye gufata aba bajura, atangira kubahana nk'umuntu uwo ari we wese ubafatiye mu rugo rwe. Barakwereka uyu mugore yatangiye kugira ubwo baravuga ati bagiye kundaburiza. Aravuga ati mumbabarire mufunge iyo minwa yanyu, nimuramuke muvuze yuko ari nge wari wabatumye, ukurikire nimuvuge yuko ari nge mbese twe turi kumwe muri make. Barakwereka aka kana katangiye kubakubita n'inkweto. Maze uyu mugabo atangira kubwira uriya mugabo ati bwira uyu mwana wawe areka kunsuzugura, nyagasani ibisambo nta n'ubwenge bigira disi. Iki gisambo cyo kubona yuko uyu mwana ari kugisuzugura, gusa cyo kirengagije yuko inkoko iri wabishonda umukara. Barakwereka uyu mugabo yatangiye kuvuga ati mutubabarire, ati n'uyu mugabo wanyoheje. Aba bagabo bombi uko ari babiri batangiye gusubiranwamo.
umwe ati ni Nuriya wanyoheje ndetse n'undi ati Nuriya wanyoheje. Gusa uyu mugabo nta mikino yari afite, yatangiye kubakubita ari no kubasaka, maze atangira kuvuga ati nta kindi kintu dufite, ati nta nubwo twe twaje kwiba hano. Maze uyu mugabo arababaza ati ngaho mumbwire ikintu cabazanye ahangaha. Uyu mugore nawe akijijisha akavuga ati ninde wabazanye ahangaha. Maze uyu mugabo atangira kuvuga ati Nuriya watwohereje Nyagasani. Uwo uyu mugabo yitaga nka mushiki we, ndetse uyu mushiki bamwita Sandra. Ubwo uyu mugabo atangira kuvuga ati Sandra niwe watwohereje rwose, niwe rwatubwiye ngo tuze kumwibira ibipapuro bya burundu byo mu miryango z'iwanyu. Ati ni ukuri kw'Imana tubabarire, ati ntabwo twitumye hano. Barakoreka uyu mugore yatangiye kubacecekesha, maze uyu mugabo aravuga ati ibyo muri kumbwira ntabwo mbyumva, ndetse nubwo nakemera ibyo muri kumbwira. Maze aba bagabo bose batangiye kumushinja. Uyu mugore nawe atangira kwijija ari kuvuga ati nje ntabwo mbazi mwanyana zimbwa mwe. Atangira kubashinja ari kuvuga ati ntabwo mbazi. Ukurikire filime witonze. Uyu mugore yatangiye kubihakana, umucucugura atumuka Nyagasani. Maze barakwereka uyu mugabo abyitegereje neza abona ko ibi bintu birimo ikibazo, aravuga ati reka mpamagare polisi. Uyu mugabo agiye guhamagara polisi, uyu mugore Sandra aramubuza, aramubwira ati wihamagara polisi. Aba bagabo nabo baravuga ati ni ukuri wiyihamagara, uyu mugore niwe wabohereje Nyagasani, niwe wari watwohereje. Uyu mugabo atangira kuvuga ati ibi ntabwo ndi kubyumva. Noneho aka kana niko kabaye umutangabuhamya, karavuga ati aba bose binjiranye mu iyi nyubako. Ukurikire uyu mugabo aravuga ati ni ukuri kw'Imana, uyu mushiki wawe niwe wari watwohereje ngo tuze kwiba ibipapuro bya burundu hano mu iyi nyubako. Uyu mugabo aravuga ati uyu mushiki wanjye tuvugana mu ndimwe. Maze baramubwira ati yingo rwose. Ubwo uyu mushiki we yabonye bamutamaje, atangira kwifata mu gahanga, atangira kubona yuko ibibazo bimubanye ibibazo. Ukurikire filime witonze. Dore uko yarebaga Nyagasani yatangiye kwiga izindi mitwe yatangira gukoresha, izindi politike. Gusa musaza we yari amumenye yuko ari we ubyishe inyuma byose. Aba ngaba bagumya gupfukamanga bari kuvuga ati ni ukuri kw'Imana tubabarire, ntabwo ari twe twitumye, n'uyu mushiki wawe wadutumye. Uyu mugabo atangira kwitegereza uyu mushiki we, ari kumubwira ati ni wowe watinyutse unteza abasambo mu rugo. Uyu mugore aramwihorera, maze uyu mugabo aravuga ati ntabwo ari wowe mbaza. Maze uyu mukobwa aravuga ati ni njye wabohereje. Ukurikire uyu mugabo yikangamo Nyagasani. Aba ngaba nabo bikangamo, batangira kumva ibintu bidasanzwe, batangira kumva yuko ibi bintu byafashe iyindi ntera. Maze uyu mugore aravuga ati mwanyana zimbwa mwe, ko nari nababwiye ntimugire ikintu muvuga, ninde ubabwiye ngo mugire ikintu muvuga, ninde ubabwiye ngo mubivuge. Nyagasani, uyu mugore atangira kubakubita. Uyu mugabo nawe abirebye arumigwa, atangira kwitegereza mushiki we bavukana mu nda. Maze uyu mugabo aramubwira ati wowe utinyuka uzana abajura mu nzu. Maze uyu mugore aravuga ati none urabona nari gukora iki nyuma y'uko ufashe imitungo yose ukayiyeguriraho? Nyagasani, bya bintu ntabwo byari bisanzwe. Uyu mugore aravuga ati nabazanye, ati ndetse n'abarenze aba ngaba nzabazana nyuma y'uko ufata imitungo yose yo mu rugo ukayigira iyawe. Uyu mugabo yaratangiye kurenganya aba bajura disi, kumbe nabo bari batumwe. Batangiye gutekereza kabiri nabo babajura, babona yuko bari baguye mu gacu batazi. Uyu mugabo aravuga ati uvugishije ukuri ni wowe bazanye. Maze uyu mugore aravuga ati ni njye wabazanye rwose, ati bitewe n'ibyo wakoze byari byambabarije umutima, gutinyuka ugafata imitungo yose ukayeguriraho. Ndetse uyu mugore aranamubwira ati nzohereza n'abazaza kukwica. Nyagasani, aba ngaba. Gusa uyu mugabo uri hano we yari afite ubwoba. disi yari yakoze ibintu atazi. Aka kana nako kuko ari kakoze akazi gakomeye, kuko iyo kataza guhamagara se ntabwo yari kumenya ibyabaye. Uyu mugabo aravuga ati icyo wakoze uranyemeje, ati bagira abo bavukana nabo, atari ko wowe urenze ukwemera. Uyu mugabo disi yaravuze ati ningiye kurenganya aba ngaba
nzi ngo nibo babyihishe inyuma, kumbi niwe wari wabatumye. Ati ubu ngubu nta kintu nakora kubera yuko n'ubundi uri uwanjye. Ubwo uyu mugabo yabuze icyo yakora, arangije arabyihorera. Uyu mugabo aravuga ati cyakoze uranyemeje mushiki wanjye. Ubwo uyu mugabo aravuga ati reka mpamagare polisi ukurikire filime witonze. Nyagasani, uyu mugabo dusize ari guhamagara polisi, tuzahurira mu gice cya kabiri cy'ifi.